ikijyanye na ruswa cyangwa se tukareba ibijyanye n'aya makipe yacu duhora tuvugaho ibintu bitari byiza, akenshi igihe mbona bituruka ahangaha. Niba bafashe umuntu umwe bakamukira hariya bakavuga ngo ni umukandida, ejo tukabona iby'amakipe biraguma uko byahoze, ese ubwo twavuga ko hari ahandi bituruka hatari aho ngaho? Ngiye mba numva rero ibyo bintu nibatabihindura n'ubundi amakipe bakunze Bagato Media TV, twongeye kubasuhuza, mwaramukanye amahoro y'Imana. Aho muratubona natwe twagarutse muri bya biganiro nk'uko bisanzwe, kumwe n'abahizi nawe reka mbahe abasuhuze. Ndakeka ko namwe mumeze neza, gusa mujye mubitwereka niba mumeze neza nk'uko tubivuga, tuzajya tubisanga muri komenti, kandi natwe tuzajya twishima ko turi kumwe namwe mudukurikiye 100%, 5 kwa 5. Yesu urakoze Rupaca. Nanjye reka nsuze abakunzi ba Bagato Media TV, barabizi neza kandi ko tubakunda, nta cyatuma tutabasuhuza. Nibyo byibanze mu kiganiro, nibyo tugomba kumenya ko bigezweho cyane kuruta ibindi byose twahitamo mbere. Ibyo dukora byose bagomba kumenya ko aribo tubikorera. Ngira ngo rero muri aya masaha barabibona nyine tugarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe. Rero ngira ngo murabizi ko iyo tugarutse tuba tubagarukaniye byinshi cyane. Ngira ngo rero muze tubane ku Bagato Media TV, ngira ngo turahakora inyungu twese mu biganiro twabateguriye muri aya masaha. Ngira ngo rero Rupaca, niba hari ikintu watangira ubwira abantu kuri ya makuru yabasanzwe, watangira ubabwira hanyuma tugakomeza. Urakoze. Amakuru y'abari menshi, urumva bashize n'iminsi myinshi ntayabazanira, ariko ubu ngubu nayazanye rwose. Ndabizi ntibagire ikibazo, ndayafite pe. Reka nyabavungurireho mbanze mbahe sample ubundi dukomeze. Gusa icyo duheraho ni icyumweru cyabaye cyo gusoza Rayon Week i Rubavu. Rayon Sport bwakinaga imikino yose igera kuri 4, yatsinzwemo umwe wa nyuma wa Rayon Week yarawutsinzwe, uko yatsinzwe na ETSR igitego 1-0. Ubwo Rayon Sport naho yashoreje rero ihita igaruka i Kigali, aho igomba kwitegura Yanga. Ku munsi w'ejo hamanutse delegation y'abantu 12 bagomba gutegurira Yanga aho izakinira kuri Stade Amahoro. Nibizaba nyine ubwo urumva ni ugutegura ibintu byose, inzira, imodoka bazajyamo, uko abakinnyi bazaza, kuko abakinnyi baraza ku uyu munsi ku uyu wa gatatu nibwo baragera i Kigali. Ubwo urumva baraza ari benshi. Abafana bo bazaca iyo amaguru, ubwo ni umuhanda ntabwo ari indege, bazaza nabo ku wa 4 bararara bageze i Kigali. Tuzakomeza kubikurikirana kubera ko umukino uri ku wa 5 ku Mahoro. Ubwo nawe urumva Rayon na Yanga ni ibintu bizaba bikomeye. Amatike arimo aragurwa cyane, hamwe hasanzwe hejuru ni 3,000, numva ni naho h'ingenzi, hasi hakaba 5,000, hasi ubwo nahegereye ikibuga. Ubwo ahandi ni 100, na hasi Skybox ya 2,000,000, urumva aho naho abakiri. Ubundi twebwe twivugira ku ha 3 na ha 5, habaciriritse nyine hari aho ngaho habafana ubundi bubona bisiga amarangi, nibo bajya aho ngaho, n'abandi baraho nyine basanzwe babafana bari ku rwego rwo hasi. Ari bumva nka Skybox ya 2,000,000, ubundi bari abatumirwa n'abantu nyine bakomeye bo ku rwego rwo hejuru, umva 2,000,000 amafaranga makeya. Ubwo ni ukuvuga ngo rero uwo mukino ku wa 5 turawutegereje, uzaba ku isaha ya saa 12, dore ko uzaba wabanjirijwe n'ibindi birori birimo abahanzi no kwerekana abakinnyi kuri Rayon Sport.
ubundi iyo bavuze Rayon Sport Day ni umunsi nyine wa Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro nyine uhuza abafana n'abakinnyi bakabona imyambaro, kuko dore ko imyambaro iri ku isoko, imyambaro imeze nk'iy'abakinnyi bambara. Ubwo rero uwo munsi tuwutegereje turi benshi, urumva Yanga ni ikipe ikomeye, turabararika bose bazajyeho rwose. Umuntu ukunda umupira nta mpamvu atajya ku Mahoro, reka tuzahahurire turi benshi. Rero hari na APR nayo izakina n'iyo bita Dynamos yo muri Zambia, ujye uyumva niyo iherutse gutwara igikombe. Iyo kipe rero ngo bizakina cyangwa ni umunsi ngo w'inkera y'abahizi, inkera y'abahizi muri siporo sinzi uko bimeze, bawise ngo inkera y'abahizi. Ubwo ubundi akaba yari nka APR Day, urumva nk'uko habaho Yanga Day na Simba Day na Rayon Sport Day, urumva na APR rero ngo ni inkera y'abahizi izakira Dynamos yo muri Zambia nk'uko nari mbigarutseho, niheruka gutwara igikombe, nayo ikaba yafashe indege imaze kugera mu Rwanda. Ubwo ni umunsi wo ku cyumweru nibwo bazakina nabo saa 9, bari bawushyize saa 11, babona saa 11 haza bana umukino wa Arsenal na Nuza na Man U wo gufungura Premier League, shampiyona y'Ubwongereza nyine. Ubwo rero babona ntibazabona abafana, baravuga ati reka tubimanure, noneho bazaze ku kibuga saa 9 umukino urangire bajya kureba bajya kureba izi kipe zabo, dore ko azaba ari n'umukino ukunzwe. Kandi urabizi ko ikipe yitwa Arsenal ifite abakinnyi benshi bakunzwe, kandi gusa ni nk'ikipe ku bwayo irakunzwe muri Rwanda, si n'u Rwanda rwonyine na Afurika yose. Yo n'ikipe yitwa Man U nyine United, eriyo Man U nyine Manchester United, ubwo niko twabivuga nyine, barahina bakayita Man U, abakunzi bayo zose nyine urumva ni ikipe zikomeye zifite abafana. Ubwo rero reka tubitega amaso turebe iyo APR mu kwisuzuma, urumva ko ziri kwitegura imikino nyafurika nazo, imwe muri Confederation ariyo Rayon Sport, indi muri Yanga, kuko hanabaye tombora ya Rayon Sport yatomboye ikipe yo muri Tanzania, ndumva waba uyizi, ni ikipe ariko ibayabaya nyine iri aho ngaho iciriritse, na APR niyo yatomboye ikipe ikomeye. Ikipe yatomboye APR yo ni ibindi numva warigeze kumva bita bayi nuko usigaye usa, dore dore umucongo. Erega mwana, hari abantu babikora bagakora ku muntu urikaga. Uravuga umusatsi utarabona sheri wanjye, reka nkwereke sheri wanjye. Wamubonye? Ndorera, mbega umusatsi we, dore inzara, mbega inzara nziza we. Aha nanjye ngomba kujyanayo sheri wanjye. Aho n'ahandi ni muri Hope Salon, tubafitiye serivisi zitandukanye, nkaho twavuga ku musatsi turabasuka ndetse tukanabogosha, tubakorera inzara kandi neza. Muri Hope Salon mwadusanga Kicukiro Ikarembure n'imbere ya Poste de Sante. Ku bundi busobanuro mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 0780141604. Nawe rero sa neza hamwe na Hope Salon. Piramide ujye yumva, niyo APR yatomboye. Ubwo rero reka dukomeze turebe, tuzamenya iby'izo kipe, kuko APR imikino ifite, iyo mikino ni ya gishuti, ni imikino ya gishuti, harimo Polisi na AS Kigali n'ikipe ya Vipers. Ariko Vipers yo azaba ari umukino wa nyuma izaza gukinamo, urumva n'irushanwa rya APR nyine yakoze y'amakipe, ubwo na 5 ni 5, kuko urumva mbarire neza iyo Dynamos nakubwiraga
yo muri Zambia, ubu na polisi na AS Kigali, hakazamo na Azamu, hakazamo n'ikipe ya Vipers muri Tanzania, ubwo na APR Rayiba. Urumva n'ikipe zigera muri 5 n'ibatarisha, urumva nizo kipe zizahura mu iryo rushanwa rya APR yateguye. Ubwo rero ni ukugira ngo nyine yitegure iyo mikino nyafurika yo na Rayon Sport. Ubwo turaje tuzarebe koko ko za kipe zacu zizaduhagararira neza. Ndumva ko iyatomboye muri Tanzania ariyo Rayon Sport ni ikipe, ndumva uko byagenda kose ubundi yakabaye ikomeye, yakabaye Rayon Sport yirenzeho. Ubwo ni n'agakipe kakinagamo uno bita Kagere Medejo mundi kari aho ngaho. Ubwo ndumva se nta kirenze twabivugaho. Ibindi byose tuzajya tugenda tubikurikirana gake gakeya turebe uko bizagenda bizamuka. Ubwo ndumva ni Burayi nabaciriyemo muri makeya. Ikindi gihari nuko umuzamu wa Paris Saint-Germain yasezeye, ni ugutegereza aho agomba kujya. Umuzamu wa Paris Saint-Germain mukuru yasezeye, ubwo ni ugutegereza ikipe azerekezamo, nabyo tuzabibabwira. Ndumva amakuru yacaracaraga ari ayo ngayo nyine wavuga akomeye hano hanze mu isi y'imikino. Izindi tuzagenda tuzibabwira. Ndumva tombora ya piramide niyo bundi yari iteye ubwoba. Ibindi byo tuzagenda tubabwiramo gake gakeya. Ndumva umufana ahari hose akeneye kumva icyo kintu. Piramide ngira ngo urayizi, ubwa mbere yatsinze APR ibitego bitandatu, ikipe ikomeye cyane, ni nayo champion wa Afrika. Urumva ko APR rero yatomba uko byagenda kose twavuga ko yatomboye nayo. Oya natwe yeganda ngaho reka nkwijambo. Buriya natwe turaje turebe APR nyine bajya batubwira ko ari ikipe ikomeye cyane, reka tuzayirebera hariya niho bureberwa. Oye bushize yatsinzwe bitandatu, ejo mundi tsindwa bitatu. Ubwo turaje tuzabireba. Ubwo ni bine yatsinze 4-2. Ngira ngo rero hazacuwambaye kuko ndumva ari urugamba rukomeye ku bantu nyine bakunda imyidagaduro. Ngira ngo bakenyere bakomeze kuko ni ibintu numva bitoroshye. Ariko uvuze mu bijyanye n'abafana, uvugamo akantu ntarimenyereye cyane, ntarinzi neza. Burya hajya habaho n'amatike ya miliyoni. Wavuze abantu bisiga amarange, nanjye ndashaka kuvuga ni reka tuganire ku by'abantu buriya bisiga amarange. Tuzi ko hari abafana mu buryo busanzwe bakoresha imyenda gusa ariko batajya bisiga amarange. Bariya abantu bisiga amarange baba mu kihe cyiciro? Yego ubundi bariya bitwaga abahurika. Ubundi bariya bari abantu bakora ikibi cyose n'ikitabaho nyine, ari imbere nyine nk'uko z'umukinnyi. Bariya bari ikipe nyine ba mbere nyine ku rukundo rwanyu. Ubundi mpamvu babitaga abahurika nuko bakoraga ibikorwa bitemewe, niba abantu nyine barwanaga yitangira ikipe akagira ishyaka rirenze iry'umukinnyi. Urumva niyo mpamvu bajyaga babita abahurika. Rero babikuraho babigira fani, babigira nk'abandi basanzwe. Ubundi ni ukuvuga ngo uriya akora ibidasanzwe nyine bisetsa abantu byose, kuko aba yaritangiye ikipe. Urumva niba afata umubiri wakawushyiraho irange, urumva nyine bari ku rwego rwo hejuru. Nk'iburayi urabizi bahagiye bazira za Dortmund, bo bafana batareba ikipe mu kibuga, batera umugongo ikibuga, bagafana bareba nko muri stade hakurya, nk'uko wahindukira ukareba inyuma yawe ikibuga kiri hano imbere yacu. Abakinnyi bakina bo bumva urusaku, ariko umufana atari mu mupira utanamubaza ngo mu kibuga ngo habaye icyo nguriya ninde utsinze igitego. Reka yibo yafana yirebera inyuma, hari umudiho gusa nyine. Urumva bagafana gutyo. Niyo mpamvu rero bakuyeho zino buhuriga. Bariya baba bari ku rwego rwa nyuma nyine bisiga amarange rwo gufana ikipe, hamwe yanayipfira ari naho wumva ngo umufana yanahagarika umutima kwa barapfuye, cyangwa se agukubise ikintu arakwiye nyine. Ubundi Burayi ho bajyaga bakora amajabu cyane, bakarwana ugasanga ibintu byakomeye, kandi n'ubu bibaho n'ikipe z'igihugu zigisanga abafana barwana. Nk'ubu umukino uheruka w'Ubwongereza, ndabyibuka ubwo Ubwongereza bwageraga finali ya Euro igatwabwa n'Abataliyani, nibo bayitsinze kuri penalty. Bararwanye hahandi n'abapolisi, abafana b'Abongereza kuko ni nabo bari bakiriye icyo gikombe nyine. Abafana b'Abongereza bararwanye, abapolisi barakubita ahantu hose, ibintu biracika. Ubwo urumva ntihabura nk'umufana umusembura cyangwa umukinnyi
hagahita hashya rero bakarwana. Rero bari abisiga amarangi abari nk'urugero rwa Rutabura cyangwa se Rujugiro n'abandi n'abari abagacuma abo bona ba Nyanza bose bona bisiga amarangi bacanga irangi. Aba nyine ni abafana baba bari ku rwego rwo hejuru bazwi nyine, kandi nta kindi babikorera, nta gihembo, ni urukundo rw'ikipe, icyo bita kwihebera ikipe. Ni icyo ngicyo twavuga ko abo bafana rero. Aho ibyo bavugaga ngo bya miliyoni hariya mu Mahoro nyine hari Skybox, ni ahantu h'abanyacyubahiro nyine bicara h'ibirahure nyine hagera muri stade. Ubwo ni ubundi aho ngaho muri Skybox hari miliyoni mu yindi mikino, ariko Rayon Sport yashyizeho miliyoni 2 nyine ushyira ku giciro ushaka. Urumva ni uhereye kuri miliyoni ushobora kuvuga 2 cyangwa 3 cyangwa nyine imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo nape numvise ku biciro byayo kuri Dynamos, Power Dynamos nayo yashyize kuri Skybox miliyoni 2, ariko ubundi nkuko nabigarutseho miliyoni 2 kenshi Skybox bari y'abatumirwa nyine bakomeye, abari y'abantu batumiwe, abandi bakaza nyine ari nk'abangahe kuko hajyamo abantu nka 6 cyangwa 5. Urumva rero iyo harimo abatumirwa 3 n'undi wigura ni nka 2, urumva ari abantu bakeya bagomba kwicaramo. Ni imyanya y'icyubahiro nyine ikomeye. Rero ikindi gihari kuri 21 hari imikino z'ukwa munani nyine. Ubwo ngubwo hari imikino yo mu magare, gusiganwa kw'amagare, shampiyona y'isi nayo izabera mu Rwanda. Ubwo bari kuvuga ngo kuko APR na Rayon zari zifite imikino nayo mwayo matariki kuri za 19, uri 19 bari bafitemo imikino, no kuri 20 bavugaga ati imikino nyafurika bayimure bayijyana hanze, bari kubiporopoza, ariko urumva ntibyashoboka. Izi kipe nizo tuba dutegerejeho amahaho n'ibyishimo, urumva kuyifata ukayijyana hanze ngo ijye kwakira andi stade itabuze byaba ari ikibazo. Baziyiranja yenda babwire CAF bahindure basunikire ibizana imbere ho gatoya, ariko bazareba uburyo ki iyo mikino yaberaho mu Rwanda, kuko byaba ari akamaramaza baramutse babigenza uko babitekereza. Kandi ikindi bavuga ko shampiyona ishobora gutangira mu itarike ndumva twari turi bushize ubwo nabikubwiragaho, twavugaga ko bishobora kuba ku itarike 10 z'ukwa 9 cyangwa 13 aho ngaho, ariko biri kuzamuka, bari kuvuga ko ishobora no kuba mu kwa 10 aribwo yatangira. Ariko urumva amakipe yabahombye gutangira, yarashoye, abakinnyi bari guhembwa, bari mu myitozo. Urumva ni ibintu tuzakomeza kurebera hamwe, kuko ikipe y'igihugu igiye kujya muri kampu, dore ko izatangira gukina nyine ejo bundi, nayo ifite imikino y'igikombe cy'isi. Ubwo ni ukugenda nyine tureba tukabirebera hamwe byose, tuzakomeza kugenda tubaha update uko bigenda bizamuka. Ikindi twavuga ni ku matora ya Ferwafa nk'uko twabivugaga, umukandida wemewe n'ubundi ni Fabrice Shema wa AS Kigali, wari perezida wa AS Kigali, ngira ngo nabikubwiyeho kandi twabibwiye n'abadukurikiye. N'ubundi niwe wemejwe na komite yose. Ndumva ari ibyo ngibyo mu mupira mw'isi ya siporo, nta nicyo tutavuze, ngire ngo byose tubinyuzemo, kandi twavuge ko tuzajya tubibazanira muri makeya. Nuko nguko biri kugenda bizamuka. Urakoze Rupaca kuri ayo makuru ugejeje ku bakunzi ba Gato Media TV. Ariko ngewe ngira ngo wenda nta byinshi cyane mvugaho, ariko iyo ikintu navuga kimwe gusa kuri aya matora, ngewe ntago biba bishimishije. Iyo ngiye kumva nkumva ngo ibintu byabaye amatora, ibise n'ibyaha nibyo kubwa Habyarimana, ko Habyarimana ari we wigiraga umukandida wenyine akavuga ngo niwe uzategeka igihugu. N'abantu bose dufite ahangaha bashoboye kandi babahanga, wowe ukavuga ngo watoye umukandida umwe, none se bagiye bamunota nibura tukamenya ngo banose uwo mukandida, nibura ntibijye mu ruhame ngo batoye. Ubwo se baba batoye, batora batatora, se wumva ubwo ari cyo byahindura? Ntacyo byahindura ngewe uko numva. Rero ngewe wenda ku giti cyanjye ntago mbizi uko abandi bantu babifata, ni igitekerezo cyanjye, ngewe ntago mba numva ibyo bintu mbihaye agaciro cyane. Cyo nakabayemo agaciro nibura iyo baba 2 cyangwa bakaba 3, twari kumenya ngo koko ayo matora n'ay'ukuri. Ariko ari amatora ntabwo bavuga ko ari amatora y'ukuri. Ngira ngo rero nicyo gusa navugaga. Ubundi ngira ngo mbwire Rwanda ntibatora barimika. Aha ni ukwimikarata, bivuge neza. Nyine urumva ubuhise undasaje. Ariko mu Rwanda
ntago batora barimika. Ni ukuvuga ngo niba si we wenyine bibayeho, si n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri, na Munyentwari nuko yaje acishwa muri polisi bamushyiraho, na Fabrice ndumva nawe nuko aje, urumva aje ari umukandida umwe, urumva ahanganye nawe ya yonyine, urumva ni ukumutora nyine, ubwo byarimitwe yarimitswe, urumva ni agakingirizo nyine cyo kubeshya abantu ngo amata ariko ntayo. Ubu noneho utekereze ko na nuriya wa Mukura ntuza waje Olivier nawe nuko yaje ari umwe, urumva ari ukumushyira hariya nawe ni uguterurwa, ubundi barazanwa bakimikwa bagaterurwa hariya, ubundi baba bameze nk'abapasiteri. Buriya nta mupasiteri utora, pasiteri arimikwa na padiri nuko mbona harimo n'amaruswa hariya hantu nuko bigenda. Rero ntiwamenye mu Rwanda nyine umuntu uwushaka niwe bazana nyine bagashyiraho ngaho. Oya bajye bareka tuvugisha ukuri, ntibakavuge ko ari twaciye nk'amabere, kuko uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntago aba ari we umwishe. Kuko iyo bagenda bavuga ikijyanye na ruswa cyangwa se tukareba ibijyanye n'aya makipe yacu duhora tuvugaho ibintu bitari byiza, akenshi igihe mbona bituruka ahangaha. Niba bafashe umuntu umwe bakamukira hariya bakavuga ngo ni umukandida, ejo tukabona iby'amakipe biraguma uko byahoze, ese ubwo twavuga ko hari ahandi bituruka hatari aho ngaho? Ngiye mba numva rero ibyo bintu nibatabihindura n'ubundi amakipe tuvuga yo mu Rwanda iwacu azahora ameze uko nguko. Ngira ngo rero nitukirirwe twibaza n'ibindi byinshi cyane, ngo twibaze ngo abakinnyi, ngo twibaze ngo ibiki n'ibiki, ahubwo ikibazo kizajya kiba kiri ahangaha aha turimo kuvuga. Bipfira muri fondasiyo. Ngira ngo rero Rupaca turenze ibingibi, ngewe uyu munsi ikiganiro nateguye ndashaka ko tuganira ku byaranze ubuzima bwawe kuva uvutse. Uriteguye? Aha, ubuzima bwanjye se ntiburebure mwana wa mama rwose. Ubuzima byo ni birebire cyane, ahubwo bari birebire. Ubwo rero sinzi uko nakubwira, niba umbaza ngo ibyaburanze kugeza ubu ntusinzi byari bo. No kuvuga ngo icyo nshaka kukubaza, twese tuba dufite inzira twaciyemo, tuba dufite uko twavutse, uko twabayeho mu miryango, uko twagiye tubana n'abaturanyi, uko batubaniye, ni ibintu byinshi biba byararanze ubuzima bw'umuntu. Ndagira ngo rero niba ntagutunguye cyane, ubwire abakunzi ba Gato Media TV ni ibiki byakubabaje mu buzima, ni ibiki byagushimishije. Geza ku bakunzi ba Gato Media TV ubuzima bwawe. Urakoze, ariko si ubwo kuki ari byo wateguye muri aya masaha? Iyo panga ibindi wari kubiki? Ntacyo nabyo reka tucemo bike, nibakenera ko tubaha byinshi tuzabibaha, ko nibo dukorera. Ndumva uko twicaye aha nyine iki kintu kizamutse wagiteguye nyine nta kigihindura pe, kubera ko tubakunda kandi murabizi tuba tugomba kubaha package zuzuye nk'uko njya mbigarukaho umunsi ku munsi. Gusa icyo musabwa no kudukurikira. Rero ubwo twagiye nyine gutera jewe buriya ikintu kimbabaza reka mbari cyo mpera. Buriya mbabazwa nuko data yapfuye nkiri mutoya. Numva ni naho ubuzima bwahereye nyine buzamuka bumbere ko yenda bumeze cyangwa se bwabaye nabo bikurenze uko nyine bwakabaye buri. Ibindi ni Imana ibibizi. Ihangane gato. Ukiraho reka tujye tujyana neza. Uravuze uti ikintu kimbabaza nuko papa yapfuye nkiri umwana muto. Yaba yarapfuye ufite imyaka ingahe niba wibuka? Icyo gihe nari mfite nk'umunani. Ntagirenga n'umunani cyangwa 9 yenda, ntagirenga pe, ntagirenga. Reka nkubwire ngo pole sana. Urakoze. Ntagirenga kubera ko urumva nari muto hamwe nyine aho yararwariye, urumva nta nubwo yapfuye yenda ariziza amarozi cyangwa se aziziki. Abantu bamufashe baramuniga nyine baramwica kuko yacuruzaga ahantu yaravuye. Urumva yabanje no kujya kunywa agacupa, icyo gihe hari kera kandi icyo gihe banamwishe yatuzaniye umuceri. Urumva yari afite umuceri atuzaniye yanahashye nyine, urumva yari umugabo uhahira urugo rwe nyine mu rugo rwe. Urumva yari umugabo, urumva yaranakoraga nyine icyo gihe, urumva ntabwo yari umugabo uri aho nyine wavuga ngo uciriritse. Urumva ubwo rero kubera nyine igihiganwa
ubwo abantu baramwica nyine. Icyo gihe wumve ko nayo n'umwana yapfuye ngewe ndi gusimbuka, ni nanjye wamushyinguye rwose. Bafashe bajyana mu mva ndamushyingura, urumva baranambazaga ati kuki uri gusimbuka useka, bimeze bite? Ababizi nyine abazi ibyaryo nkawe se ubundi habaye none se ngo so ntiyapfuye, none isi mama si yambwiye ko se azazuka, ntiyambwiye ko tuzongera tukabonana. Urumva byari ibintu nyine cyewe nyine, urumva nari umwana, niyo sapo nagira ngo nkwereke ko nyine nari umwana. Urumva niba narasimbukaga umubyeyi yapfuye ntabwo nari nzi ibyari, urumva kamemu iyo nza kubimenya ntabwo nari kuba ndi kugeruka nyine nk'abandi. Urumva nari umwana muto cyane, abandi barakinaga mu rugo nanjye nkakina, kuko numvaga nta kibazo, kuko nubwo ngubwo ataranapfa neza ngo ashiremo umwuka, bamukuye kwa muganga aho yabaga aryamye bavuga nyine ntazakira. Urumva mbere bakoherezaga bavuga umuntu ntazakira, ntibagombaga ko azagwa kwa muganga. Urumva bakoranye ati bagira bate, yabaga aryamye nanjye mujyamye iruhande kubera nuko twakundanaga. Urumva rero icyo gihombo cyo narakigize. Reka ihangane gato. Birumvikana rwose ni ikintu kibabaze cyane, ariko nkubwira ngo ihangane, mu isi niko bigenda. Ariko reka ngaruke ku kuntu icyo gihe wari ukiri umwana mutoya, ndetse wumvaga nta kintu bikubwiye muri icyo gihe kuko utaruzi ibyo ari byo. Uvuzemo akantu abana bose bakunda kugenda babeshya utuntu, bagenda bahera ku tuntu dufatika tugaragara turi aho ngaho, ariko rimwe na rimwe basa nk'abatabwije umwana ukuri. Ariko ngira ngo hari igihe bijya bikunda kugorana iyo umwana amaze kugenda asobanukirwa. Ese wowe muri icyo gihe igihe mama wawe yakubwiraga ko azazuka, ntago wakomeje kugenda umubaza uti papa ari hehe, ko wambwiye ko papa azazuka none ko ntamubona, bimeze biti? Ntago nyuma wigeze ukomeza kugira icyo kibazo? Ibyo byo ni ihame, kubera ko nanamukundaga. Urumva namubaze, urumva noneho nagiraga mukuru wanjye yankubita nkahita ngenda nkabwira mama yahinguka nyine avuye nk'umubyeyi yagiye gushakisha ibirayi, ahita amubwira ati mama ko wambwiye ko papa azazuka ari hehe ngo afashe uyu muti pe ko mbona nyine amereye nabi. Urumva yari mukuru wanjye avuga ati papa hari, ntago bankubitaga, nta nubwo akabaye bankubita. Nyine nkahita amubaza ati ese ko watubwiye ko papa azazuka, ubundi ku myaka iciyemo ari nk'ibiri itatu azaza agiye? Urumva sinari nzi no kuba nyine ngo nabara imyaka, nahitaga mubwira ati ko haciyemo igihe kinini ko ntamubona. Urumva niyo twavuga twicaye dutetse nijoro, ninjye muntu wazamuraga icyo kibazo, nkambwira ati tuza azaza. Urumva nyine byo kubimubaza byo kubyishyuza ni ihame. Ubwo ndumva ko ngako kaba kabaye. Niba hari ikindi bibaza kumbwira, reka nkubaze ikindi. Iyo umaze kumva iryo jambo mama wawe yakubwiye rikakubamo igihe kitari gitoya, ese nk'ubu ngubu wagira inama abantu bafite abana yuko bashobora kubeshya abana babo ikintu nk'icyo ngiki igihe umubyeyi wabo apfuye? Bamubwiza ukuri cyangwa ntago bamubwiza ukuri? buriya nkeka ko ntago buri umubyeyi aba akubeshye, kuko niyo mahitamo ya nyuma afite, kandi n'Imana yavuze ngo ntimukavugishe ukuri kose. Ntago hari igihe biba bidakenewe, kutari ngombwa. Buriya umwana nkeka ko ntago aba bikubwiye akwanze, nkeka ko umubwije ukuri icyo gihe nyine urumva na depresiyo yagira, wowe yaba avuga ati niba mbona ufite akishima atarasobanukirwa 100%, reka mbe mubeshye. Namenya gusobanukirwa nyine azagenda abibona ko nyine abapfuye, yenda uretse kubyumva nawe agiye yiga mu gitabo ko bazazuka agategereza ibyo, ariko abe afite gukomera nyine yihangana. Kuko urumva umwana ashobora kumenya ko isi atazagaruka nyine agiye burundu, agahita arwara depresiyo ari umwana, ugasanga aranasaze. Niho umuntu akuriza iminuza. Rero aba ari uburyo bwo kumufasha kuba abayeho mu gihe atarasobanukirwa nyine 100%. Urumva nawe umuntu akubwije kuri kuva mu bwana wakura ari amajabu byaba birebere. Noneho ngewe urumva naniganaga n'abishe papa, ubwo n'abatwikiye nyine. Urumva muri rusange, urumva imiryango yatwiciye, twariganaga tukanasabana. N'ubu nkeka ko duhure mu nzira nta kibazo tugirana, ariko icyo kintu ndumva ababyeyi bakora ni ikintu kiba gikenewe nyine nk'umubyeyi. Niyo mpamvu yitwa umubyeyi, aba agomba kugenda biguhisha kugira ngo ku myaka igenda izamuka nawe ugenda ubyibonera, kuko ari uko
nyine yagiye uzategereza umuzuko w'Imana urumva heka ko ibyo ni ibintu twese nyine tugomba kurengera nk'umubyeyi aba afite ibyo agomba kurengera urumva ni ukurengera imikurire yawe ntabwo rero yakubwiza ukuri ikindi ubuzima haragoranye nyine urabyumva nk'icyo gihe baramfataga bakanjyana urumva twajyaga no kuburana ikindi ubuzima uko bukomeza buhindukana ikintu cyambabaje na n'ubu kikimbabaza abiciwe mu buryo bugiye butandukanye babonye ubutabera ariko twebwe ntabwo twabonye kandi n'abamwishe barabyemera urumva nabyo ni agahinda kugeza na n'isa kuva 2005 bari imyaka ishize kugera uyu munsi urumva n'imyaka 20 nta butabera twabonye urumva bafataga bamwe nyine urumva hari abafashwe barafungwa aho yiciwe urumva bamwe yenda harimo n'abapfuye ariko harimo n'abakiriho baravugaga ngo nta ba runaka nyine babihirikiraga ku bandi bakavuga ngo runaka ngo ntahari ngo yaracitse ngo niwe wishe umuntu nkibaza mw'uru Rwanda ubu barakihishe na n'ubu ku buryo umuntu atafatwa ngo ryozuzwe ibintu urupfu bundi rw'umuntu rurazibangana nkeka ko n'ubu ngubu abiciye abandi muri jenoside bagihigwa naswe wishwe 2005 ubwo ni ukubera iki nyine batafata n'abo bahari ngo batanga ubutabera ko kandi bari mu gihugu batakivuyemo njyewe mba numva ibyo bintu byagiye bibamo akarengane kenshi urumva icyo gihe na ruswa zarakoraga zagiye ziba ruswa pe kuko ntago barabyemeraga kuko ndabyibuka rwose umugore w'uwo mugabo yigeze kuzana amafaranga ndumva ari nk'ibihumbi 50 mama arabyanga avuga ngo bababarede nyine ngo bemere imbabazi ngo abahe imbabazi banabyemera urumva ntiwajya gusaba imbabazi z'ibyo utakoze bivuga ngo barabyemeraga umugabo rero aza gufungwa igeze igihe nyine urumva kuburana baguraga mama urumva yarabaye umupfakazi nta nafite akura byadanje ngo arafatanya nabo nyine ubwo urumva yaragendaga ukamugura ko twebwe twajyaga no mu rubanza tukumva baravuze ati rwose muratsinzwe kwa kundi nyine abacamanza noneho kubera byantuza bakavuga ngo urubanza bazasubiramo bakaza ngo bajya kurusoma urumva ntibahita barusoma ariko ingingo zose zabaga n'ibyo basobanuraga byumvikanaga ko umuntu yagaritswe rwose nta kibazo noneho barangiza nyuma bakazasoma ngo turatsinzwe ni gute umuntu wemera ko umuntu yapfiriye aho ngaho yaguye iwe agutsinza ibyo bintu ntabwo n'ubu sindabyiyumvisha kugeza n'iyi myaka niba numvishe neza uravuze ko iyo mwabaga muri mu rubanza bajyaga ko mbese guca urubanza icyo bita irangiza rubanza ukavuga ngo muratsinzwe nyine kwagura usomanya kandi ba nyiri ukwica umuntu bo babyemera ko bamwishe yapfiriye nyine aho ngaho se muri icyo gihe wari umwana mutoya ibyo bintu warabibonaga warabyumvaga cyangwa se bagiye babigusobanurira uko wagiye ukura cyangwa se n'abantu bakurikiranaga urubanza ni abavandimwe ba papa wawe cyangwa se ni mama wawe ubwe ku giti cye andi nkubwira ko twajyanaga na mama ni mama twarajyanaga urumva n'abavandimwe ba papa nka data wacu twarajyanaga rimwe na rimwe urumva ariko njye nabaga mpari urumva nari umwana w'imyaka 8 urumva ari nazamuka igera mu 9 urumva ntago naba narabyibagiwe byaberaga aho ngaho mw'iyo sare urumva narabikurikiranaga ko nyine mama yarirutse bamubwira ngo aratsinzwe hagiye n'Inyanza yewe yagiye ku rukiko rukuru bagenda bamubwira ngo aratsinzwe ariko nimbwira ukuntu umuntu atsindwa abo bantu badahari kandi banabyemera na raporo ya muganga no mu ntuza no muri nketi nyine yakozwe aho ngaho abantu babyema kuko umuntu yaguye we agwa yicishijwe intebe nk'uko byavugwaga nyine bamutsindagiye intebe bari menshi ari imiryango 2 n'indi ubwo yari nk'imiryango nk'ine y'abantu nyine bafatanira aho imiryango 4 yahuriye ku muntu urumva ni rwa rupfu nyine rugaragara umuntu yapfuye rugaragara nyine rufite na gihamya hari n'ababihamya umbwira gute ko umuntu nyine yishwe biragaragara biragize n'abamwishe naho yiciwe harahari urumva umuntu yarangiza akavuga ngo akagenda avuga ngo uratsinzwe ibyo bintu wowe bibaho hari aho ubize rero njyewe ukuntu numva iki kibazo ahubwo harimo akarengane gakomeye none se njyewe iyo ntekereje ndibazane umuntu yari yapfuye kandi mu gupfa yapfuye yishwe
binagaragara nyine naho yapfiriye ndibaza ikintu cyabatsindaga bahakanaga ko umuntu yapfuye. Ese niba baremeraga ko umuntu yapfuye bavugaga ko yishwe nande? Nicyo kibazo ndimo kugira ubu ngubu. Nyine nawe icyo kibazo nicyo ufite nanjye nicyo nagize na n'ubu nkigifite ari gikomere ngendanye. Urumva nyine mbikubwira nyine urumva bagiye bafata abacamanza, urumva bafite ubwenge bwinshi bari abantu babashinja cyangwa se abavoka. Urumva abafite ubwenge bwinshi bagiye bafata bamwe badahari nyine bacitse kandi nabo bacikiye mu gihugu, bakabisunikirana bakabikura kuri bamwe barimo, kandi urimo niwe mastermind kuko uwo muntu yapfiriye aho mw'iyo nzu ahari. Gute umuntu ajya gupfa ntutabaze ntugire ute bivuge ngo niwe wamwicishije, kuko yaba atari we ntabwo umuntu aba yarapfiriye mu nzu iwe n'ibikoresho byamwicishe ari ibyiwe aho ngaho. Urumva abantu niyo barwana umuntu umwe ntabwo yarwanya abantu 7 cyangwa 5, ibyo bintu ntibiba. Urumva ntago rero njyewe nkeka ko impamvu yaba yarabaye na n'ubu ngubu nyine ni uwo nguwo wayitangije, kubera ko ibyabereye iwe birangirira iwe, kandi ibyo bakoresheje ni ibikoresho byiwe. Urumva mu nzu yiwe, kandi yari ahari, ntiyatabaje, ntiyagize gute ngo ahuruze hari mu isantere. Urumva nta kintu kimwe yakoze. Ngiye nkeka ko n'ubundi niwe wamwishe, nabo niyo bari gushakwa kandi bari no gushakwa bakaboneka, kandi n'ubu baboneka. Nkeka ko uwo nguwo ari we mastermind wacu. Birumvikana rero mu isi akarengane karacyari kenshi, ariko buriya tumwe ukomeze kwihangana na mwese mu muryango muri rusange, mwihangane ngira ngo Imana asigaye aho ngaho umuntu aravuga ati niyo ifite umwanzuro wa nyuma, kubera ko mu bantu iyo binaniranye dusigara dutegereje igisubizo cy'Imana. Nge ndumva ari icyo ngicyo naba ngarukiyeho ugakomeza iby'ubuzima bwawe, sha ndumva ari birebire pe. Birebire nyine urumva no nyine nakunyuriyemo aho byatangiriye. Yego. Naho ubuzima bwatangiriye ubwo nyine mbana na Mary na barumuna banjye. Urumva nyine ntabwo ubuzima bworoshye, na n'ubu ntabwo bworoshye pe, na n'ubu ntiburoroha. Yego si cyane kuko nyine ugomba kubaho wirwanaho, ariko bwo inzira yabwo bwo ni ndende pe, ni ndende. Sinzi naho nahera naho nareka. Ubwo nyine twahereye aho icyo gihombo nyine cy'umubyeyi yagiye, ubwo ubuzima bwabaye bwinshi burebure kandi buvangavanze. Ibyo nabeshywe, ibitangaza nijejwe n'isi babinkorera, ubwo byabaye byinshi. Kubana na Mary nyine gushakira umuryango, aho byageze nkajya njya gukora ibira kandi n'umwana nanjye muto kugira ngo nunge n'abari umuntu banjye. Urumva byabaye birebire. Noneho na Mary nawe biza kubi imikasiro nyine ntitwajya duhuza n'ubu kandi tudahuza. Urumva ubuzima burebure. Urumva nahombye bwa mbere papa, nza guhomba nawe naramuhora. Urumva namufite namugize sa nawe namufite ntacyo amfasha. Urumva ari ukwirwariza. Ubwo kwiga no kwirwariza nawe urabyumva. Ikayi no kuyishakamo, ambwira ati urakora iki wapi. Ubwo byaje kurangira nyine ngira gutya mwuko ubuzima nagendaga mbamo njya kwa nyogokuru. Urumva abantu bo mu cyaro nyine ayandi mahitamo yari asigaye, yagombaga kugira ute kujya kwa nyogokuru. Nyogokuru mbayo nawe icyo gihe nkahinga rwose, nagiraga n'amashu nkeza. Mbanzi barabizi, nahingaga amashu nkayeza, amashu yanjye nkayagurisha. Noneho amafaranga nyagurishijemo nayo nkagira gutya nkayaha nyogokuru yambikire. Ubwo yabaga ari ku ikofi ye nyine, najya kumusaba yo kwiyogoshesha bikaba ikibazo, namusaba y'amakayi bikaba ikibazo. Bigasaba ko ahantu twabaga hari ahantu haterera, hari umusozi nyine nka hano urahabona, hakaba hari agasozi hakujya k'umuhanda nyine, umuhanda munini twacagamo. Abantu bavuye kurangura bavaga kurangura bareba nyine uri nko ku gasozi uhicaye nk'igihe cyo kujya kwiga, kabanza nkajya kumusunikira uwo muntu mbonye, akampa igiceri cy'ijana cyangwa se nkane bitewe n'umuzigo afite. Hari n'igihe yakwishyuraga desi, akaba nyine arayo nzakuramo amakayi, kuko numva wakuru kumwaka ikayi byabaga bigoye n'ikaramu, byaragoranaga. Ubwo washoboraga guhiga uburyo byishakamo. Icyo gihe ku kigo twigishwa guhinga imyaka kijyambere nyine, aribwo baduhaye amashu, baduha na karoti, imirama. Urumva baduhaga imirama
icyo gihe baduha n'ibitunguru, baduha n'ibishyimbo. Icyo gihe nkahinga ibishyimbo nkabibona nkeza. Ubwo urumva n'amashu nyine nabikubwiye narayagurishaga, yabaga ari menshi nyine nari narahinze pe bifatika. Urumva nyogokuru nyine bigaca mu maboko ye, urumva agakomeza kwiringa. Urumva nawe nyogokuru yabaye umwe mu bandinde, kuko ibyo nakabaye naragezeho sinabigezeho, kuko ya mafaranga nakoreraga niba ataje mu ntoki zanjye ngo nyabone, kandi noneho ni nanjye wajyaga kugurisha yamara. Urumva niba ataje ngo nyabone, ha urumva byaragoranaga, ahubwo agahindukira agafasha abo kwa data wacu bafite na se. Urumva agahindukira agafasha abo kwa data wacu bafite na se, nibo bize. Urumva njyewe nagombaga kurivamo kare, nashoje wa gatanu muvamo, ndagenda njya kwiga ahandi nsoza wa gatandatu ahandi. Urumva nta n'umuntu ubizi, nta n'uwamenye ko nagiye, nta n'uwamenye ko nahize rwose. N'amakayi urumva byose nabitaye aho nkuriretse nyine, njya gushaka ubundi buzima, ndavuga ati nzakomereza ahandi. Urumva cyo najyanye cyonyine nakuye kwa mukecuru nyine ni biroti najyanye yonyine, iyo najyanye. Urumva ndavuga ati reka njyane biroti, yenda ningirirwa amahirwe babone ko ndetse kwiga, ningirirwa amahirwe nkabona aho nkomereza, nkaba nasoza umwaka. Bisaba bibaye ibyo nyine ahandi nzirwariza, kandi nari nzi n'ubwenge abandi baranzi. Narakubitaga rwose ubwenge mbuzi, ntubinkeka ko ibyo ngenderaho nyine dusamusamu nagiye mfata. Urumva ubuzima ni ubuzima bugoye. Icyo gihe nyine nafashe ahantu ndagenda hambere njya kuragira inka zaho, bampemba 3,000 barambwira ati ariko aya mafaranga wayanayahinga ariko ukaniga. Urumva reka niba ntaguciye mu ijambo, ni byinshi cyane ndagira ngo tugende tuganira gake gake. Ni ukuvuga ngo hari ikintu numvishe, ndashaka ikibazo cya mbere, ni wowe wari umwana wari mukuru kuri papa na mama. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi cya kabiri, ni ukuvuga ngo papa yarapfuye uri umwana muto, bigaragara ko ugiye gukomeza kuba mu maboko y'umubyeyi wari usigaye. Uri kubayobya, hari nakubwiye ko hari bakuru banjye bankubitaga nese bankubitaga. Yego, nabyumvishe. Ahubwo impamvu yari itumye nyoba kuri aka kantu, ni uko wavuze ko wagiye ukorera umuryango ukakora ukiri mutoya kugira ngo utunge umuryango. Ubwo rero nagira ngo numve byaba byaragenze gute. Ikindi cya kabiri, wari umwana muto ugiye kurererwa mu maboko ya mama kugira ngo ukure uba umwana mukuru nk'abandi. Uvuze ko byaje kugorana ukajya kwa mukecuru. Kwa mukecuru waba waragiye ufite imyaka ingahe? Hanyuma impamvu zo wazivuze, hanyuma nagira ngo abantu basobanukirwe neza uko byagiye bigenda n'inzira byaciyemo. Urumva rega buriya gukorera umuryango, buriya ntibazakubeshye, ntabwo ari imyaka ikorera umuryango, ahubwo ni ubugabo wifitemo nyine, ni uko wiyumva. Urumva kuko bakuru banjye bari bahari imbere babiri, urumva tuvukana kuri papa na mama, ariko bo bari nyine bari basibinde, bari n'ibira. Ushaka kumubona ubu ngubu mu rugo ukazongera kumubona undi mwaka ushize, nyine byaragoranaga nyine. Urumva nawe mu rugo ubyumve nyine, ushaka kuba uhari ariko uhari nawe uri umurimo. Mbese niba naragiye kugeraho nzajya ntwarira abantu ibishingwe bakampemba amafaranga 400, urumva nanakoraga courage, kuko icyo gihe nari ngize nk'imyaka 15. Urumva nari ndimo mba umusore nyine, kuko n'ubundi mw'iyo myaka ndumva aribwo 16 gutyo aribwo nagiye kwa nyogokuru nyine. Urumva nari umwana nyine utangiye gukura, kandi urumva nari mfite inzozi zo kugira ute z'uko ngomba gufasha mama nyine. Ngewe numvaga ko tugomba gufana, ko ngewe natangiye guhinga mfite imyaka 9 kuva papa apfuye, atangiye kujya njya mu murima nkahinga. Urumva byabaga nyine ari inzira nyine, nabikubwiye biragoranye. Urumva no kujya kwa nyogokuru maze kugira imyaka 15-16, urumva nyine nari ndimo umuntu w'umugabo nyine ugomba gukora, kandi naho narakoraga nyine nk'uko nabikubwiye. Naho nari ndimo nkora nyine nzamuka nyine. Urumva imyaka yajyaga imbere, ntabwo yasubiraga inyuma. Urumva ubuzima bwagendaga buzamuka. ngira ngo uragenda wihangana ku bibazo ngumya kukubaza, no kugira ngo nsobanukirwe cyangwa n'abakurikiye Gato Media TV basobanukirwe. Ndimo ndibaza noneho hagati yawe n'umubyeyi wari usigaranye, uyu mubyeyi yagombaga kukurera nk'abandi bana ugakura,
ese ni iki cyabaye? Niwe utarumviraga umubyeyi nk'uko abana tuzi benshi bakunda guteshuka ku nshingano, cyangwa se wabonaga wenda hari ibyo udahurizaho n'umubyeyi wawe byatumaga wumva ko kugumya kuba aho hantu bidakwiriye, bigatuma wumva wahita ufata inzira yo kuba wabana na mukecuru? Abaye wimbaza byinshi nawe uri umuntu w'umugabo. Umwana w'umuhungu iteka n'iteka n'abadukurikiye barabizi afuhira nyine. Ubwo rero ibindi ntumbaze byinshi. Urumva ibyo twapfaga byo ntuna n'ubu tukibipfa ntumbaze byinshi. Urumva rero yego umubano nyine w'abantu bagira ibyo bahuriza. Urumva umwana w'umuhungu iteka hava akagera afuhira nyine. Rero impamvu yabiteye ntiwayumvise nawe, nayumvise n'abandi bayumvise. Urumva n'abadukurikiye bakuru barabyumva. Nicyo ngicyo rwose. Ubwo nuko nyine ubuzima bwatangiye, ntangira gukakara nyine, ubwo ntangira kugenda nshakisha nyine nabikubwiye uko ubwo, ariko sinakunyuriyemo. Ubwo nyine nageze kwa nyogokuru, ubwo nkiba mu rugo data wacu yaje gufungwa. Urumva amaze gufungwa ansigira ingurube ngomba kumuragirira. Asigiye ingurube ngomba kumuragirira, ingurube igira gutya. Ubwo urumva yarambwiye ati wowe iyi ngurube mwana wanjye nibwagura kugira ngo ubone amakayi n'ikaramu n'ibizagufasha, uzajye ugabana na mukecuru ibibwana byayo. Ingurube irabwagura, nyogokuru ajya kubigurisha ntiyampa na kimwe. Ubwo kandi ninjye wayiragiraga nyine. Ubwo urumva yari yasigiye nyiragira. Ubwo urumva ingurube yabaga kwa nyogokuru, ariko nkajya kuyahura nyine nkayimenyera buri kimwe n'ibiryo byose nkayisyagira. Ubwo ingurube iragurishwa ibibwana byayo. Nyogokuru umubwira ati kuki utamaye umugabane wanjye ngo wenda n'igishaka kiba ari kimwe nyifate, ko twavuganye ko tuzatugabana. Ariko ngo so wanjye ngo aho hari ingura habona. Icyo gihe naramugemuriraga ndi umwana nyine. Arambwira ati ingurube wapi, ntabwo ugomba kugira icyo ufataho. Wowe na ise wanyu naza azagira ute, azakwitura nyine, nk'uko wakoze, nk'uko uri umwana wakoze neza, hari icyo azakumarira. Avuga ati ntacyo. Ndagenda nshyira Nkuru Nziza nyine, yitwaga Nkuru Nziza data wacu. Avuga ati Nkuru Nziza rero ingurube, ubwo si yitwaga ahubwo niko yitwa, ntabivanga ikinyarwanda na kivanga. Avuga ati rero ingurube wampaye ngo tuzagabana ibibwana byawe barabigurishije, bambwira ko ngo ari bigufasha mu buzima bwawe, ntacyo bitwaye muri gereza. Ati ntacyo. Arambwira ati mwana wanjye rero bareke, genda, hari igiti cya avoka cyeraga avoka nziza zitukura nini, cyabaga munsi y'urugo cyiwe. Arambwira ati kiriya giti nikijya kera ujye uzimanura uzijye kuzigurisha, ujye unsigiraho izo kungemurira gusa. Amafaranga ugurishije ziriya avoka uzajya agufasha muri ubwo buzima nyine, asimbure yangurura. Ati igiti ndakiguhaye ni icyawe. Ibyo byose byabayeho. Niba mbeshye ubiza azandika muri kometa nyomozi. Andi munsi muri benshi ndabizi neza, abatanze ubwo bihangano ubwo bazambona, harimo n'abazambona banzi ndabizi. Arambwira ati igiti cyeraga avoka ishobora kuba nk'ubu ngubu yabigura nka 500 cyangwa 700. Mbere icyo gihe yaguraga senkana, numva avoka yaguraga 50, yaraga ari amafaranga menshi. Urumva muri za 2000 na kangahe n'8 gutyo yabaga ari menshi cyane, na 10 gutyo kuzamura mo hagati, yabaga ari amafaranga menshi cyane. Uzanyomoza azanyomoze, icyo kintu cyarabaye na data wacu nawe azafate anyomoze. Urumva icyo giti cy'avoka ndabizi, umuntu bita Florence arakizi, ariko ko nagihawe nyine ntabizi, ariko iyo scenario yabayeho. Urumva yakimari muri gereza. Arambwira ati ndagenda mbibwira mukecuru, ndamubwira ati wanyimye ku ngurube, ariko noneho bamaye igiti cy'avoka. Arambwira ati ntacyo kijyana. Igiti sinagihawe, sinajyanye na nyiracyo nyirubwite. Igiti ubwo cy'avoka kirera, cyeze naruriye ngiye kumanuraho nyogokuru ati have ntunkorere kuri voka, izi voka ni igiti n'icyanjye. Aturiye arafunze nyine, nzajya nzimugemuriraho atandi avemo amafaranga yo kugira ute yo kuvamo ibimugemurira. Abarabyanze.
numva nta yindi shonda ndamubwira nta kibazo, ntabwo nta kundi nyine nta bundi buryo nari kubigenza. Agenda ambwira uwo nkuru nziza, ndamubwira ese ko igiti cy'avoka wamaye nacyo bakinyambuye. Arambwira ati bwihorere ngewe nimva muri gereza, umva namugemuraga cyane no kujya kwiga narabisibaga, twagemaga icyo gihe kwa gatanu narasibaga. Arambwira ati rero yihorere ngewe nimva muri gereza nzaza ndebe icyo nzagufasha. Yari umuntu udaciriritse cyane nyine wavuga uwifashije nyine, ariko yarataranagira n'umugore nyine, yari umusore. Arambwira ati wowe nzareba icyo nzagufasha ninza wihangane. Ubwo iyo sinari yibaho, agenda mba kwanyu. Ubwo nyine nibwo nahise nyine, ubwo ibyo byabaga mbere mba mu rugo. Ubwo nyuma nyine naraje mba kwa nyogokuru, nabwo nyine mubwira sinari nyine, arakomeza arabibona, ndamugemura arabibona. Ubwo arambwira ati wowe nimvamo nzagufasha ntugire ikibazo, tuzareba uko tuzabigenza. Ati wowe ugume kwa nyogokuru. Ndahaba reka rero nzajya muri procedure nyine z'uko wagomba gufungurwa, ipapuro ninjye wabyirukagaho, n'ibyo gufungurwa. Igihe kigeze mukuru wanjye yaramugemuriye, mbona barazanye bansanga kwa nyogokuru nyine nkihaba. Arambwira ati rero dore mvuyemo, ngiye kujya i Kigali nkorera amafaranga, nzagushakishiriza ndebe ko wakiga moto ukabona perime iki n'iki. Ndavuga nta kibazo. Ubwo araza udufaranga arafata nyine, ubwo kwa nyogokuru nyine hari utuntu yagombaga gufata, arahambira aragenda. Aje avuye i Kigali bwa mbere, urumva nanjye nkiri kwa nyogokuru, yaraje ahubwo amera nk'utanze. Araza icyo gihe namubaza nyine tuganire uko ubuzima nyine nk'uko yambwiye ibyo azamfasha n'ikayama. Ndamubaza isunzaniye iki? Ntacyo, nta mwenda nzaniye, kandi azi ko mba kwa nyogokuru ntaho nkora, urumva. Ahandi avuye i Kigali, ahubwo arata amafaranga, amafaranga 500 yonyine, atakira 500. 500 ntavuyemo n'ikayi n'eshatu, ntavuyemo bike, ntavuyemo n'ipantaro, nta mwenda. Yenda aje akakuha nka 5 yakubwira ati uzaguremo ipantaro cyangwa inkweto. Icyo gihe n'ibyabaga binahenze cyane. Cyangwa akakubwira ati uzaguremo iniforume y'ishuri mwana wanjye, cyangwa se akanakubwira ati imyenda, nazanye imyenda, akakugurira nk'ipantaro cyangwa akakugurira ishati. Urumva umuntu uvuye i Kigali ntiyabura ikintu akugurira abifite ku mutima. Akazi nta kintu na kimwe yigeze ankorera. Nanjye uwo munsi niwo nafashe umwanzuro wo kuva kwa nyogokuru nkagenda ibindi ubimbara. Birumvikana wagiye uhura n'ibintu bitoroshye mu buzima, kandi wari ukiri umwana muto. Ndumva muri icyo gihe nk'uko bivuga n'ubundi wari ku ishuri warigaga, bivuze ngo uwo wagwaga icyo cyizere. Ngewe icyo numva nkuyemo nuko nabyaye indi nyogokuru yakoraga, ahari navuga ngo harimo uruhare rw'uwo nyokoromo, kubera ko data wacu wari iso wanye mbabarira sorry. Ni ukuvuga ngo numva ko haba harimo uruhare rwe nubwo yabiguhishaga, ahubwo we numva yarashyiragamo uburyarya bwo kukubwira yuko hari ibintu byinshi arimo kwizeza aguha ariko atabiguhaye. Je nicyo nanone numva nkurikije uko kuntu yagiye i Kigali aguha icyizere cy'ibyo azagukorera, ariko yagaruka akakureba nk'utakuzi. Ihangane rero, nibyo nagomeje kukubwira, imiryango niko iteye, niko imera. Ariko ubu warakuze, wabaye umugabo, kandi barabibona ko wabaye umugabo. Kandi ngira ngo baravuga ngo umwana wanzwe niwe ukura, urumva. Kandi no muri Bibiliya byaranditse ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi nibyo byakomeje imfuruka, sibyo? Ndatekereza ko ubu ngubu abakureba bashobora kuba bifitemo akantu bakavuga, ntekereza ko banavuga ngo ariko uriya mwana ko tureba ngo ese tuzavuga iki. Ntekereza ko barimo gutekereza ku bintu byose byagiye bibaho. Rero ihangana, ukomeze ubuzima kandi ukomeze ukomere, niko kuba umugabo. Nyine ibyo byose ni ibintu nyine tuba twereka abantu ko umuntu abicamo. Nyine urumva nahise mbibona uko nyine ko ari uburyarya. Ndeba inzira zose byanyuze, ndeba n'urukundo namukundaga. Ubwo nyine nanjye nagombaga gukora iki? Nagombaga gufata yihuse
nkahindura icyerekezo vuga ati niyo byose nabireka kwiga nkabivamo nkagira ute ariko nkashaka uko nanjye ngomba kugira ute kuba umugabo ubwo urumva ngomba guhagarara ku ruhande rwanjye nyirizina nyine rwo kuba umugabo uko byagenda uko ariko kose urumva umaze kubona ko ari amacenga byose umaze kubibona ko ari umuteguro nyogokuru niwe ukorera niwe ugira ute nta kimuvaho ngo ubone yewe niguraga nako gakweto mwayo mafaranga uko nakubwiye nihiringiye akavuga ati biriya niho ibyanjye yewe hari n'igihe atatinya kuvuga ati nabimwibye nta n'ikijana nta n'ikibugande namwibye urumva nyine akumva ko kuba nambaye neza ari ishema rye kandi atabigizemo uruhare urumva nahagendaga nkisunikira ayo magare nyine nkagira gute cyangwa nkeza nk'utwo dushyimbo nkavuga ati reka ngurisheho ibiro 10 nkabonamo nka 5 nkavuga ati yenda ipantaro nkakabona nkagenda ntipfundikanya nyine gake gake urumva ibyo byose ntabago ngomba kwirwa no buryo ugeze aho wigurira umwenda kandi naho uri gukora winjiriza aho hantu nta batavuga ngo reka dushyiremo n'akaboko kacu ahubwo agatangira akabyigamba natangiye kubona ko ibyo ndi gukora akabyitirirwa ari imvune navunitse mu mutwe wanjye natangiye kujya ibitekerezo bihinduka ndavuga tese ubundi nkora iki ko mbona n'ubundi ubufasha nabwatangwaga mbureba bujya kwa data wacu bufasha abo bana urumva mbibona ndavuga ubundi ni iyihe mpamvu yatuma ko mbona uyu muryango ntakunzwe ubundi cyatuma mpagumanye nigiramo inama yo kujya gute yo kujya kubunga ahandi ndagenda nca muri ubwo buzima bwose ubwo numva imvura yaratunyagiye ku musozi urumva nakoze akazi kagiye gatandukanye kuragira inka gusa akazi ntakoze ni akazi ko mu rugo ntako nigeze nkora ariko akazi kitwa kuragira inka naraziragiye numva ndazamuka ndaza ubwo ubuzima nyine bugenda bukomeza nyine tape pare tape gusa nagiye nca mu maboko meza kuko nabaga mfite n'umutima nyine wo guhangana no gukora kandi nta n'umuntu duhanganye nyirizina abankoresheje bo barabizi yajyaga yumva nta n'undi akoresha tukabana mu ubwo buzima neza ndi umwana mu rugo hamwe agura akantu runaka nanjye akaza yakanguriye hamwe avuga ngo asohokanye abandi bana mu rugo biwe nanjye kansohokana tukajyana niba tugiye urumva mu cyaro ni nko kugurisha imyaka runaka cyangwa se ugiye kugurisha inka arambwira ati gishorere tukajyana nabo mu rugo tukagenda tukabaho mu ubwo buzima nyine nk'umubyeyi rwose bita Suzanne arabizi Imana ijye mumpera umugisha twabanyeho imyaka itari mike bahizi wumva twabanye imyaka nk'6 cyangwa 5 uwo mubyeyi turabana pe akazi ko mu rugo ubwo nyine nako ko kuragira nyine nakoraga no gukama nyine ibintu nk'ibyo nyine nari mbizi nyine numva nari maze kubimenyera kuko nari narabikoze cyane tubanaho nyine akansigira urugo nkakora abana barigaga nyine hari n'undi twabanaga ariko bitaga Eduard we yaracuruzaga uwo bita Bujeni yiga hari n'abandi baba hari yatwe ni Nyanza nyine hari hano ku Rwesero niho urugo rundi nyine bo batahaga hano mu midugudu twebwe tuba nyine Inyanza hasi hariya ndumva umudugudu akagari nshobora kuba ntaye ntikikibuka uko kitwa pe ntago ntikibuka neza gusa ni hariya muce zikavumo wambutse hakurya abahazi nyine ubwo urumva nk'uhumva ahita humva ni Nyarusange ndumva yitwaga Nyarusange twe niho twabaga nyine icyo gihe noneho ubwo urumva twarabanye pe nyine nk'umwana mu rugo ibintu byose ari nge babisigira inka gukora aho ngaho nyine kumenya ko abahinzi hahinze bangahe gusarura imyaka kubaho mu ubwo buzima nyine mbaho ndi umwana wo mu rugo akawumve ngo nahembwaga ariko nakankoresheje akampera niba ari nko guhurira amasaka cyangwa ibishyimbo akambwira ati hurira ibishyimbo ndakugurira byeri icyo gihe Primus yabaga ihenze urumva icyo gihe Primus yabaga igura nka 700 ndumva akambwira ati ndakugura Primus nanywaga agacupa nyine uhita ubyumva akambwira kugira ngo ashimishe nyine nkavuga ati mbihurura akabati ndakagura rwose umva ari umubyeyi nyine yagenda yagiye kuhaha akaza mpfunyikiye akantu nyine nk'umwana gusa ndamushimira n'ubu kuba ameze kumeze ndumva niwe byaturitseho
Imana ijya imuha umugisha nyine igihe cyaje kugera turatandukana njya gushaka ubundi buzima numva ni uguhindura ndagenda ariko ako kara kanyuzemo nagombaga kumushimira kandi aracyariho Imana imumpera umugisha urumva ubwo ndakomeza nyine muri ubwo buzima ndazamuka niko kwinjira muri Kigali mu maguru mashyashya mu buzima buhindutse nuko nguko aho ngaho niho nari ntegereje cyane ngira ngo numve ukuntu ubuzima bwagiye buhinduka birumvikana wagiye uca mu buzima bwinshi ni bwinshi bugoranye kabisa ariko nari ntegereje kumva cyane uko winjiye i Kigali wenda ibindi nabyo tuzagenda tubyumva gake gake ariko bwiraho abantu hanyuma tugire n'uburyo wenda ducumbika ikiganiro tuzagikomeze kuko kiraryoshye cyabana kirekire ariko tuzakomeza tubabwira inkuru uko yagenze kuko ahangaha habaho kugira ngo abantu bumve ubuzima ari abantu baba bari mu buzima butandukanye bakumva ibingibi bakavuga bati burya ntabwo ari twe twenyine nabwo ntibyari byoroshye kugira ngo nze naguze igare 45,000 ndigurisha 15 kugira ngo nzi Kigali urumva nyine naciye mu rugo gatoya ubwo nahise mukuru wanjye nyine yabaga i Kigali arampamagara uko data wacu icyo gihe yagombaga nawe ngo kumpemba 3,000 ariko njye numvaga nshaka kwinjira i Kigali gusa kugira ngo mpindure ubuzima nyine mfite ibindi bitekerezo mvuga ati uko byagenda kose nzaba mugari tu nyine ubwo numva njye sinari niteye ku mafaranga sinari niteye kwikira umwana kwa mukuru wanjye nzakora igishoboka nyine mpite nkomeza akazi ariko n'ubundi narinje ntaje mu kazi kiwe mu rugo ko yambwiraga ko yacuruzaga imigati ambwira ko ariko kazi n'ubundi nzajya nkora nyine tukajyana kandi ni nako byagenze ubwo niho nahereye nyine mfatira urumva igare ry'45,000 kabigurisha 15 ngiye nashakaga nyine kwinjira i Kigali tugiye uko byagenda kose urumva yagombaga kuba ari tike yanjye ibintu byose nta kintu nyine yagombaga kubona ngewe wagombaga kubyishaka ubwo nta kindi gihombo nateganyaga cyangwa se inyungu zizava aho ngaho gusa navugaga reka ngende mpinjire menye uko ubuzima bukorwa mba muri ubwo buzima nyine nabwo butari bwiza nyine butanari bubi nyine bivangavanze gusa si bwari bubi urumva bwari bwiza ariko nagombaga kwiga impinduka nyine gushakisha ubwo nkomeza uko nguko ubwo nibwo naje nyine mu buzima aho ngaho nyine nkabona ntibihura nyine bitewe n'imyumvire nshakira akazi mu ruganda nakunda gakora nabwo mbona ntibisa nk'ibicamo mbona ntibisa nk'ibivamo ndazamuka nyine ndavuga ati ubundi gute ngiye najya njya kurangura imari nangiye imigati n'amandazi ngo mbicuruze nkashaka inzu aho kuba nyine bwo bizamuka uko nguko ndahava mwako kazi urumva nabanye mva kwa mukuru wanjye nongera mva naho ngaho nari nagiye nyine naho biba ngombwa ko ngomba kubaho n'ubwo buzima bwaho ariko ntibwari bworoshye bwari ubuzima bwo kurarira irindazi n'ibishyimbo by'ijana icyo gihe twabiguraga kwa Munyemana mu Gashyekero n'abandi batipe twabana kandi nabwo ubwo twabanaga basa n'abancumbikiye ngomba kugira ute ngomba gukora cyane nkava muri ubwo buzima nabwo nkabona inzu yanjye ngomba kubamo nkabaho gutyo urumva nyine twabanaga batanshaka nyine ubwo numva ni umuntu agucumbikiye ntabwo yagucumbikira ukwezi cyangwa agomba gukora cyane ubwo twagiyaga amandazi yenda hari igihe twabaga twayakuye ku ruganda nyine kuko nakubwiye ko twayacuruzaga nyine nabo batipe twabanaga barayacuruza urumva umwe Imana we namuhira ubukodesha yaje kwitaba Imana bita Kampala nyine twakoranaga mutipe twanabanye rwose cyane cyane niwe wampaye icumbi wo bita Ndayambaje ari akana kabi cyane nako karabizi ari umwana mubi pe ubwo turazamuka nyine ubwo tukabana ari imbere uwo Ndayambaje ati urava urumva none nakoreshaga ijambo yakoreshaga yambwira ati wa muswere atugomba kuvana tufite mukuru wawe ufite amafaranga ati n'abandi ndabazi ati ubundi ni gute utaba no mu nzu zabo ngo ubi wabo ko banazikodesha ahubwo atari kubyo ko ari ibyabo ni ibyanjye waretse nkamwibera urumva nyine yabaga bazi kuko niyo twatemberaga muri izo karitsiye kuko abanyarwanda wacu nyine bo mu miryango yabaga bazi nyine urumva ntiwabayoberwa kandi n'igitipe n'ibyakoraga nyine twakoraga nyine akanyita inabi ahubwo ati tonde uwo Kampala akamubwira ati rero ati reka umuntu nawe niko waje ati igihe kizagera bivemo urumva nyine nagombaga gushaka
ahubwo byantwaye ukwezi ngo mbe mbonye aho ngomba nanjye kuba nanishyura nyine ubuzima urakomeza kumva ntibwari bworoshye. Urumva ubuzima bwo kurya irindazi n'ibishyimbo, urumva twayakoraga ku Rwanda, hari n'igihe tutayahakuraga, hari igihe byabaga ngombwa twayacuruje twayamaze ko tuyagura, ukajya kuyagura kugira ngo ukoreshe amafaranga make ubuzima buzamuka. Tuba muri ubwo buzima bw'inkubiswe bwo gukubitwa, tububamo nyine. Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza nyine kubera gukoresha imbaraga nyinshi birahinduka. Nese ko nta diporome, ko nta mashuri ahambaye vuga nyine umuntu yize uretse ayibanze yo kugira ngo umuntu yirwaneho, nyine tubaho muri ubwo buzima nyine. Nuko Imana igenda ibigenza neza. Ubu na n'uyu saa tuvugana umuntu aracyahatana arwanye n'urugamba rw'ubuzima, ariko tuzi ko bizemera kubera Imana. Reka kugira ngo tube dushoje iki kiganiro tuzatanga igice cya kabiri, reka nkubazemo aka kabazo kamwe. Mu kiganiro twagiranye wigize kuvuga uti mva kwa nyogokuru nta kindi kintu nahavanye aka birote kanjye nteganya yuko nibura nazabona uburyo bwo kuba nakomeza amasomo. None ubu ngubu bihagaze bite? Byarangiye gutyo? Hari iki kibiteganya? Urumva nyine iyo ugiye nyine ugiye urumva n'imyaka nyine bitewe n'ubuzima nyine buhindagurika byagiye nyine bihinduka. Gusa ubu ngubu ibyo nize nibyo byinshi kurenza n'ibyo nari kwiga mu ishuri. Urumva iby'isi yanyigishije byabaye byinshi kuruta nyine ibyo ngibyo. Urumva gusa ubu ntacyo ntazi, nta n'icyo ntamenye. Ubundi bisigaye nyine ibyo isubwo nakubwira ngo ubwo urumva niba ubundi cyambere buri umuntu nyine abagendanye n'ubwenge Imana yamuhaye, ubwenge kavukire. Urumva ubwo bwenge rero Imana yaguhaye, iyo ubona izindi nzira zanze nibwo ukoresha ushakisha nyine icyatuma ugera imbere uko byagenda kose, kuko ubu ntabwo tuba turi imbere. Umuntu ahora ari inyuma, ariko kubera gukora nyine n'ubwenge Imana yamuhaye agashaka kujya imbere, ava ahari yimuka ajya imbere. Ubundi ntiwange uduhora inyuma, ariko ari igihe bisaba ko kubera ubwenge nyine ufite nibwo butuma ujya imbere. Buriya rega baravuga ngo kwiga ni ukumenya, kwiga nyine ni ibyo bakwigisha, ariko kugira ngo ukore ibyo wize nabyo bisaba ubundi bwenge busanzwe. Ese biriya nize ubundi nibyo abantu bakeneye. Urumva n'ubundi bumenyi buje utize mu ishuri. Ni ukuvuga ngo mwarimu akwigisha nyine biriya ari kukwigisha, ariko nta nakwigisha uko uzabikoresha. Ahubwo wowe ibyo wize ni wowe ugena. Ubwenge Imana yaguhaye mu mutwe wawe nibwo bugena uko uzakorera ibyo wize, ukamenya ku isoko ese ibyo nize nibyo ndaha abantu hanze, cyangwa se ibyo namenye nibyo ndaha abantu. Rero buriya mwarimu adufasha kumenya ibyo twiga nyine icyo ari ko kwigisha, gufasha kukimenya, ariko nta gufasha kumenya uko uzacyapura kugiha abantu. Urumva nta nubwo akwigisha kuzagiha abantu, arakikwigisha ukakimenya, ariko kugiha abantu ni wowe ubyishakamo. Rero ngire ngo ibyo twagiye byose tugira n'iyo pilote nyine icyo yamfashije nuko niwo mutungo ubwo nyine nari mfite, kuko niwo nari nkuye mu ishuri, niwo nagomba kujyana nkavuga ngo ku meza ngiyemo iyi pilote. Nese ko atari ntuza, nese nigeze nkubwira ko ari diporome nari njyana pilote nyine. Pilote nibikunda nzakomeza. Niyo mpamvu nafashe pilote. Kuki se ntafashe amakaye n'igikapu? Kuko ntazi aho nerekera. Ibyo bita biguha ubuzima utazi ugiyemo, kuko iyo umenya aho ngiye nari bujyane na bya bindi nari nsize, sibyo? Ariko sinari nzi aho ngiye. Najyanye pilote yonyine, ndavuga ningeraho umugira neza azamfasha ya pilote ikomeze itere imbere. Urumva? Ariko nimbona binanze ya pilote izambera isomo ry'uko ntacyo yakomeje, ariko niyo nari mfite kujyana kuki ntajyanye amakaye. Nawe aho uhumve nyine nta nubwo Imana yanshutse ngo imbwire ati jyana amakaye, sibyo kwitana gushuka yibimbwira ubwo byari kuba ari ibyanyara. Ariko ko ntari nzi aho ngiye, nta n'icyerekezo nari mfite, ntabwo nari kuyajyana. Iyo ngira icyerekezo mvuga ngo ngiye kwa data wacu cyangwa kwa mwene wacu, nari bugende njyanye amakaye mvuga ati ngiye gukomeza kwiga. Ariko uko nari nzi ko nyine ngiye ntaho ngiye ntazi ko bazabyakira,